reka ngwifurize ibihe byiza n'ikaze kuri wowe udahwema gukurikirana amakuru yacu hano kuri The Hot Life. Nizere ko rero aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza. Tugaze rero amakuru yacu y'imyidagaduro nk'ibisanzwe, n'amakuru rero mugiye kugezwaho nanjye Wispazo, n'amakuru rero agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira, aho tuza kubwira ko umuhanzi witwa SAFI Madiba wahoze mu itsinda rya Urban Boys yamaje kuba atangaza ko agiye kureka kuririmba indirimbo zo kuba yakangurira nk'abantu nko kunywa inzoga z'ubusinzi ndetse n'ibijyanye no kunywa itabi. Ibyo byose rero akaba agiye kujya kure yabyo, ndetse kandi benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri ngo yaba agiye kujya muri gospel, ariko rero kubwe ntabwo ariko yagiye abitangaza. Yewe yavuze ko izo ndirimbo zegerekeranye no kunywa inzoga ndetse n'ibindi arizo agiye kuba ataririmba, ndetse n'ibyerekeranye no kuba na za ndirimbo avuga ngo ni shego. Uyu nguyu rero akaba ari SAFI Madiba. Muri aka kanya utari hano mu Rwanda turaza kubabwira byinshi bikuye mu makuru yakomeje kugenda atangaza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira ko kandi uwitwa MUTESI Jolly watwaye Miss Rwanda 2016 yamaje kuba yagura imodoka ihenze cyane. Imodoka rero ihenze ku rwego rukomeye cyane, ni imodoka rero ihagaze miliyoni zirenga 300 z'amanyarwanda. Uvuga ngo ni umuntu w'umunyarwandakazi wibitseho imodoka ihenze kurusha izindi za hano mu Rwanda ukurikije nyine n'abandi nizo bafite muri rusange. Turaza kubagezaho byinshi byamuteye kuba yagura iyi modoka iri mu bwoko bwa Benz Mercedes. Ni uruganda rero runayikora, ndetse kandi iyi modoka ikaba ari imodoka nziza kandi yitwa Wagon 63 nk'uko rero ibingibi bikomeje kugenda bigaragara. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bikwirakwira, ni inkuru ikomeje kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba iziyo wahoze ari Miss Rwanda 2016. Tuzaza kubabwira rero byinshi byimbitse ku bw'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane wowe tugenda tubana, ngo ikaze rero makuru y'imyidagaduro mugenda mugezwaho nanjye Wispazo buri munsi hano kuri The Hot Life. Kandi subscribe tutibasha kubana amakuru agiye atandukanye tuba tugenda tubategurira hano kuri The Hot Life, bityo nawe ubajirizwe mu bamwe mu batazigera bacikwa n'amakuru aba agezweho hano kuri The Hot Live. Reka rero ntabatindiye ntimere kuri iyi nkuru ya SAFI Madiba. SAFI Madiba ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bagiye bakora indirimbo zigiye zitandukanye, ndetse yakunzwe cyane, ndetse n'ubungubu akaba ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane, nubwo atagikora cyane umuziki, atakibuha umwanya uhagije nk'uko rero nawe abyivugira. Magingo anga rero uyu SAFI Madiba akaba yarahoze mu itsinda rya Urban Boys, itsinda rero ryakunzwe ku rwego rukomeye cyane hano mu Rwanda, ndetse magingo anga izina Urban Boys ntabwo rizibagirana hano mu Rwanda, aho rero iri tsinda riri kubarizwamo abahanzi barimo uyu SAFI Madiba, witwa Kabose Nizo, ndetse rero na Jizo. Magingo anga bakomeza kugenda batangaza ko bakiri kumwe kandi barimo barakora umuziki, ariko kandi ubona ko umuziki wabo urimo uragenda ukendera, turimo turagenda tuyibagirwa. Ariko kandi hari n'abakuru yakomeje kugenda avuga ko iri tsinda ryazongera rigasubirana, ariko witwa SAFI Madiba hari byinshi yatangaza avuga ko mu by'ukuri kuba basubirana bikomeye cyane. Aho rero uyu muhanzi SAFI Madiba yise atangira umuziki we, umuntu yataye avuga ko yese atangira muziki twita kari secure music. Ku giti cye rero uyu muhanzi akaba yamaje gutangaza ko atazigera yongera kuririmba indirimbo zerekeranye no kuba yaba wenda ari nko kunywa inzoga, kuko ibyo bituma bamwe bibakururira kuba nabo banywa inzoga. Uyu nguyu rero SAFI Madiba n'ibyerekeranye no kuba yaririmba indirimbo z'ibishegu yavuze ko atazigera yongera kubiririmba. Hari ubundi buryo rero agiye guhimba yaba yakora kugira ngo bubashe kuba bwagaragaza isura nziza y'umuziki mwiza akora, kandi umuziki w'umwimerere. Yamaze kugenda atangaza ko agiye kuba yashyira hanze albumu, yaba agiyemo kuba yayitegura, dore ko rero yaramaze igihe kinini avuga ko arimo arategura iyi albumu, akaba yarayise 222. Hari impamvu yayise 222. Ku bakunzi bacu rero badukurikirana buri munsi tuzagenda tubagezaho byinshi umuhanzi yagiye atangaza ku byerekeranye n'ibyo byose bikomeje kugenda bimuvugwaho muri rusange. Reka rero tujye tunyarukira kuri iyi nkuru
ya Mutesi Jolly, umwe mu batwaye ikamba rya Miss Rwanda 2016. Uyu nguyu rero Miss Rwanda hakaba hari byinshi rero yakomeje kugenda agaragaraho, nko kuba rero hari imodoka ihenze cyane iri mu bwoko bwa Mercedes. Imodoka rero ibarizwa mu mamiliyoni asaga magana 3 zirenga. Iyi ni imodoka rero ihenze cyane. Twari tuzi ko Bruce Melody ufite imodoka nayo ihenze cyane kuko Barabas, ariko hari undi uje ufite indi modoka irenze kuri we. Imodoka rero nziza cyane, aho rero amashusho yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga harimo Instagram ndetse n'ahandi. Byagiye bigaragara ko uyu mukobwa yaguze iyi modoka kandi byagaragara ko yikunze cyane, yarimo arayikuraho amashashi nk'uko rero yarayizanye, avuga ko iyi modoka mu by'ukuri ngo byari inzozi ze kuba yagura iyi modoka. Nubwo rero benshi bavuze ko yipashe muremure, ariko ntabwo ari byo buryo umuntu akora icyo yumva akunda ndetse kandi n'uburyo we abishakamo. Rero Mutesi Jolly akaba yitwitseho imodoka nziza cyane kabisa yagendaga mubona ko hari ibintu bimeze fresh sana. Reka ngushimire cyane wowe udukurikirana uhereye mu bice bigiye bitandukanye, hano mu Rwanda, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye. Twifuza komeza kugira ibihe byiza, aya makuru agezweho kuri iki gicamunsi. Amakuru rero mugezweho na The Hot Life. Mbashimire cyane, komeza mugire ibihe byiza. Yari Wispazo, ciao ciao.